kubw'ikibazo mfite cy'umuvandimwe wanjye nabuze mu ntambara. Nagumye gutegereza ngo azaza ariko ndategereza ndaheba. Ni ukuvuga ngo ngewe umwana duherukana muri 1993 ukwezi kwa munani. Kuko ngewe icyo gihe nagiye mu ntara mara aya mezi yose kugeza intambara ibaye. Umwana ariko nyuma hari umuntu wambwiye ko yamubonye muri Kongo. Aho mu Kiyovu wamusize ni mu Kiyovu cyahe? Mu Kiyovu cy'abakene hano hepfo ku mazu y'umugabo witwaga Anastase Nzabirinda ari umunyamakuru. Amazina y'umwana urayibuka? Ndayibuka. Amazina ye yose nayahe? Yitwaga Uzamukunda Jetruda. Haba hari agasirino twamwitaga kakabyiniriro kitwaga Kabuyenge. Mu by'ukuri ndababaye kandi ntago byanejeje. TV reka nizere ko umeze neza uri mu duce tugiye dutandukanye. Nawe utameze neza byose burya ngo biva mu gusenga. Senga cyane kandi Uwiteka niyo uzi imigambi yawe. Niwe ukuzi kuva ukiri urusoro mu nda y'umubyeyi wawe kugeza aho ubugereje mu myaka ufite cyangwa se mu buzima wagiye unyuramo butandukanye. Uyu ni Umutako TV, reka ngushimire tubana mu buzima bwa buri munsi. Kuri kamera z'Umutako TV murahabona umubyeyi ushesha akanguhe. Uyu mubyeyi aje aturutse kure, yafashe urugendo rutoroshye yifuza kugira ibyo yatuganiriza ariko kugira ngo bigere ku Banyarwanda bose muri rusange. Namwe mukurikira Umutako TV mu buzima bwa buri munsi, reka tangira twibwira amazina ye. Mama, ikaze ku Umutako TV, watangira wibwira abantu badukurikiye. Murakoze. Muraho muri amahoro? Turaho turakomeye. Amazina yanjye banyita Kantengo Atabita. Yego. Nkaba nifuje kugira ngo ngere ku iki kinyamakuru. Mwakoze kunyakira. Nkabanje kubw'ikibazo mfite cy'umuvandimwe wanjye nabuze mu ntambara. Nagumye gutegereza ngo azaza ariko ndategereza ndaheba. Noneho mbonye iterambere rije numva nifuza ko navugira ku kinyamakuru cyangwa ndebe niba yaba akiriho. Akaba ari byo bintu byanzanye hano. Wari umaze kutubwira ko wabuze umuvandimwe wawe mu gihe cy'intambara. Intambara benshi barayizi, ni ibihe twanyuzemo, ni ibihe abaturage b'igihugu cyacu bagiye banyuramo, byari bikomeye. Tunashima Imana, tunashimira ubuyobozi bwiza kuba ubu dufite umutekano, naho badukuye naho batugejeje ubu ibintu byose ni amahoro kandi n'umutekano. Muri icyo gihe cy'intambara wamubuze gute? Ni ukuvuga ngo ngewe umwana duherukana muri 1993 ukwezi kwa munani. Kuko ngewe icyo gihe nagiye mu ntara mara aya mezi yose kugeza intambara ibaye. Ni ukuvuga ngo 1993 n'94 yansanze nkiri mu cyaro. Ariko umwana amusiga mu Kiyovu. Ni ukuvuga ngo urumva ko ibintu byose byahise bizamba. Umwana ariko nyuma hari umuntu wambwiye ko yamubonye muri Kongo. Aho mu Kiyovu wamusize ni mu Kiyovu cyahe? Mu Kiyovu cy'abakene hano hepfo ku mazu y'umugabo witwaga Anastase Nzabirinda ari umunyamakuru. Niho nzi yarari yabanaga n'umugabo we. Nyuma yaho ari umugabo sinamubonye, ari n'umwana sinamubonye. Kandi numva bimbabaje, numva umutima wanjye udatekanye. Muri uko kubura uwo mwana mwapfanaga iki? Umwana yari umuvandimwe wanjye kubera ko nitwe twamureze. Jewe nabanaga na papa. Umwana papa aramuzana turabana, tubana imyaka myinshi. Papa wawe yaramuzanye amukuye he? Yaramukuye ku muhanda. Yaramutoraguye kwa hanze. Umwana araza atubwira ko atagira ababyeyi. Atubwira ko iwabo ari ahantu muri Nyamabuye. Ngo bari batuye hafi
ngo mu Kibirigi hafi yo mu Kibirigi ngo ahantu hakunaga kuba indaya niho hari hafi y'iwabo aho ngaho ambwira ko afite mukuru we ntabwo nigeze menya amazina ye ariko numva mbese ni ugushakisha numve niba mukuru we yaba akiriho cyangwa umutware we. aho mu Kibirigi ni mu kahe karere? Hari muri Nyamabuye, sinzi ubu ngubu ko hasigaye hitwa. Hari muri Nyamabuye muri Gitarama. Muri ako karere ka Kibirigi uwo mwana ka Nyamabuye muri Gitarama niho umwana yarakubwiye ko akomoka. Umwana yarambwiye ko akomoka kuko kuva twabana ntabwo yongeye gusubirayo, ubwo bigaragare ko nta mubyeyi wari uhari. Sinzi na buryo ki naho uwo mukuru we yabaga, ariko numva mbabaye mafite agahinda kubera ko nitwe twamubaye hafi, nitwe twabanye nawe, mbese ngo tuzi ubuzima bwe. Ariko nkatekereza ngo umwana ari hehe? Ese yaba akiriho? Ese abaye atakiriho nta mwana yasize? Umutware we yari yarambwiye ko umutware we ngo ari uwo muri Gikongoro, aho bari batuye mu Kiyovu, yari umumotari, ariko ntabwo izina rye ndyibuka. Amazina y'umwana urayibuka? Ndayibuka. Amazina yose nayahe? Yitwaga Uzamukunda Jetruda. Haba hari agasirino twamwitaga kakabyiniriro kitwaga Kabuyenge. Kabuyenge. Ubu se ubu tuvugana ubu abaye akiriho yaba ari mu myaka nk'ingahe icyo gihe? Urumva icyo gihe yari umwana, ariko ubu yaba ari mu myaka nk'ingahe? Ubu ngubu abaye akiriho yari afite nk'imyaka nka 38. Wowe se hari ahantu wari utubwiye ati hari abantu bakubwiye yuko hari aho bamubonye. Uwo muntu wakubwiye ko hari aho yamubonye mu kahe gace? Yamubonye muri Kongo. Yanambwiye ngewe ubwo twarakubitanye, ndamwanije Truda naramubuze, arambwira ati nge namubonye muri Kongo. Ntegereza ko umwana yataha ndaheba. Kandi nkumva ko niba abari naha rwose numvaga ko yaba yaranshakishije, kuko twari dutuye ku Kimicanga. Aho muri Kongo hashize igihe kingana iki uhawe amakuru y'uko bamubonye? Ni ukuvuga ngo ni intambara ikirangira muri 1996. Nibwo bakubwiye ko yamubonye muri Kongo? Bambwiye ko yamubonye muri Kongo. Gira ngo murabyumva, tugera hirya no hino henshi hatandukanye, ni byinshi kandi ni byinshi cyane tuba tugomba kubagezaho mu buzima bwa buri munsi kugira ngo tumenye uko hanze habyifashe. Turi kuganira n'uyu mubyeyi, umubyeyi ararangisha. Nyamuneka iki kiganiro ubaye ukibonye uzi wo Gertruda Yesu, ubaye ukibonye uzi Gertruda uzamukunda we yiyumvishe ni twamwitaga Kabuyenge. Yes, uramutse rero ubonye iki kiganiro, uramutse uzi uwo mubyeyi, kuko aho tuvugira ubu ngubu uko biri kose urumva ko yarashatse n'umugabo, aho arashobora kuba yubatse cyangwa se ari n'umubyeyi. Urumva umuntu w'imyaka 38 nawe aba arimo gukura. Ushobora rero kuba umuzi, ushobora kuba ari wamubonye, ukaba wamubwira yuko hari abavandimwe bamubuze, nk'uko uyu mubyeyi amaze kutubwira ati ni papa we waramutoraguye aramuzana turamurera, twakuranye nawe. Uko biri kose urabona ko uyu mubyeyi yari hejuru ye cyane y'uwo Gertruda. Nyine ukabamubwira ukabamusobanurira kugira ngo abashe kumenya ko hari abamukeneye kandi bamubuze. Icyo gihe uwo mwana umusiga mu Kiyovu, wagerageje kubasubira mu Kiyovu ngo ujye kumushakisha niwamubona? Ntabwo nagiyeyo, bambwira ko bari barahimutse. Ariko njya aho nzi naho ngaho, bambwira ko yarahimikiye Nyamirambo, ariko nge aho muzi mbese aho yabyumva neza naho ngaho nari namusanze. Hari nk'ukuntu nk'uko wabivuze ati nabonye haje iterambere, nifuza kuba najya ku itangazamakuru kugira ngo mbashe kurangisha ndebe ko nabona umuntu nabuze.
itangazamakuru nk'uko uvuze ko haje iterambere, hari imbuga nkoranyambaga ziba zigiye zitandukanye, hari ama Facebook, hari ama Instagram, hari ama Twitter. Mwagerageje no kuba mwakandikamo ayo mazina kugira murebe niba mwamubona biranga? ubu nibwo mbitangiye. Ubu hari nanjye nibwo ngerageje kureba ibintu by'iterambere. Urebye nibwo mbishyizeho umutima, numva umutima wanjye urankomanze. Nibwo navuze ngo reka njye kumureba nubwo yaba atakiriho ntabapfira gushira. Wenda umutware we yaba ariho, cyangwa se umwana yasize, cyangwa se n'uwo mukuru we yaba akiriho. Icyo nicyo numvaga nabasha kuvuga. Mu by'ukuri ndababaye kandi ntago byanejeje, kuko numvaga yari umuvandimwe wanjye. Kandi yari atubera umwana mwiza. Yagenderaga muri gahunda z'abana, ntabwo kuba yaravuye ku muhanda ntacyo byari bivuze. Kebwo natwe icyo turi bukore, uri buze kutwandikira neza ayo mazina ye, uzamukunda Gertrude, uri buze kutwereka neza uko amazina ye yandikwaga, iryo ngiryo rya Gertrude uzamukunda, byo birumvikana mu Kinyarwanda. Natwe icyo turi buze kugufasha, turareba ku mbuga nkoranyambaga abantu bagiye batandukanye barimo gukoresha muri iyi minsi, turebe niba hari uburyo twabona ifoto ye cyangwa se twamubonaho, tukaba twakandika tukareba niba aramutse abonetse kuri izo mbuga nkoranyambaga akaba yasubiza. Nabwo kandi atabonetse, ndizera neza ko hari abadukurikiye, hari abadukurikira nabo, haramutse hari umuzi cyangwa se hari aho yamubonye cyangwa baregeze kubonana nawe, ndizera neza ko ashobora kukubwira ati namubonye. Umwana aba badukurikiye, hari ushobora kuba yarayamubonye cyangwa se amuzi, yageze kumubona, noneho akaba yabasha kutumenyesha kugira ngo tubashe kumenya adresse dushobora kubonaho uwo muntu we wabuze. Mu by'ukuri byanezeza, umutima wanjye watuza. Abaye ariho sava, abaye atanariho ndumva ntabapfira gushira. Yaba atakiriho umutware we yaba ahari, yaba atakiriho n'umwana yabyaye yaba ahari. Nifuzaga ko uzabona iyi message wese muri uwo muryango azagerageza mpamagare. Nk'uwabona iki kiganiro ashobora kuba yamubona, yakubona kuye murongo wa telefone. Mwita hari telefone itagipfa kuvaho, ni ya papa wacu. Wenda sinzi niba niyanjye nayishyiraho, ariko itavaho ni ya papa. Wazivuga ari ebyiri, wabanza ukavuga iyawe, noneho nyuma ukaza kuvuga iya papa. Yanjye ni 078 79 2 033. Isubiremo rimwe. 078 79 2 033. Iyo niyo yawe? Iyo niyo yanjye. Iba kuri WhatsApp? Iba kuri WhatsApp, ariko ntago wapfa kumpamagara ngo umbone. Iyo nshaka ko umuntu ampamagara nkanga ya papa wacu. Uracyafite umubyeyi nawe wakubyaye cyangwa y'umutware wawe? Y'umutware wanjye. Wayitanga nayo nta kibazo. Nayitanga. Ni 078 540 94 87. Isubiremo rimwe. 078 94 nivuze na 078 540 078 540 94 87. Iyo niyo y'umutware wawe? Umutware wanjye. Wabazaho Gertrude yaboneka, yampamagara cyangwa se nakamuha izo nimero kugira ngo wa mwana abashe kubona twavugana. Nkamubwira nyine ko nkiriho kandi mpari mutekereza kandi nkimukunda. Hari nk'ukuntu
kuri iki gihe umuntu abana n'umuntu yewe akaba yaba n'umwana we cyangwa akaba umutware wawe cyangwa akaba umudamu wawe akaba yaba n'umuturanyi ugasanga wa muntu mutandukanye utabishaka wa muntu ukimubona ugaterera iyo ngiyo ariko noneho wowe hari ahantu binkoze cyane ku mutima hari uburyo ndimo kubyiyakiramo w'igitekerezo cyo kuvuga ati uyu mwana ko yabuze hakaba hari iterambere hakaba hari ahantu umuntu ashobora kuba yarangisha uyu mwana cyangwa se yakegera itangazamakuru akabasaba yuko hakorwa ubwo buvugizi bwo kugira ngo uwo mwana aboneke wowe icyo gitekerezo wagitekereje gute? ni ukuvuga ngo njye nagumye kurindira numva ko umwana wenda yazaza kundeba ndarindira ndaheba n'abandi bantu bose twari duturanye nkababaza bakangura bati wapi aribwo nakubitanye n'uwo musore ambwira ko yamubonye muri Kongo ndatekereza ntibyanze bikunze naramukaje numva ko nubwo yaba ari muri Nyamagabe wabo w'umutware we yaza kundeba wenda niba atatekereza ko nariho nta kintu ariho numvaga hari umuntu yabasha kuza aho twari dutuye abantu arabazi yaza akabaza ndategereza ndaheba ariko nkumva umutima wanjye uhora unkomanga nkavuga ngo ese nzajye mu kibiri aho ngaho njye kubaririza amakosa nakoze nuko ntari narigeze mbaza papa uko yitwaga n'uwo mukuru wese nigeze mbaza uko yitwaga ayo niyo makosa twakoze gusa umwana twabanye neza dukora ibigomba gukorerwa umwana twabanye imyaka myinshi iyo ntashobora kumwibagirwa ntabwo yigeze atubera ikirumbo ntabwo yigeze atubera umwana mubi urabona hari gushobora no wakwandura umwana mu muhanda akakubera mubi ariko ntabwo ariko byagenze twabanye neza tubana mu mahoro ku buryo umutima wanjye udashobora gutuza papa wawe dusubiye inyuma gatoya wari waramutoraguye niwe w'uwo mutware wawe oya papa wanjye umbyara nanjye nari nkiri umukobwa nanjye nari nkiri muto ariko naramurutaga icyo gihe se mutoragura Gertrude yari afite nk'imyaka ingahe? yari afite nk'imyaka 10 mu kumubura muri icyo gihe cya 93 yari yarashatse umugabo ubwo yari amaze kugira imyaka ingahe? Busa nayo barangayishobora amuzana afite imyaka 10 hari nko muwe mwaka 88 ubwo no kuvuga ngo yashatse umugabo afite imyaka 15 oya simbizi biranashoboka 88 niba yari afite imyaka 10 muri 90 yari afite imyaka 12 93 yari afite imyaka 15 birashoboka nabyo urumva ko wabonaga akiri mutuze ko afite igikuriro mwari mubanye se wenda hari nk'ukuntu abakobwa iyo bakiri batoya habaho gushyamirana ugasanga wenda hajemo amashyari kuba ababyeyi bawe baramuzanye ugasanga ntago habajemo kumvikana uyu mwana ntago twakuranye si twavukanye cyangwa se ni umubyeyi wanjye yamubyaye hanze aramutuzaniye umwe mwari mubanye gute muri icyo gihe cyanyu mukiri inkumi mukiri abakobwa? umuvuga ngo papa muzana yaraje arambwira ati kantengwa karame arambwira ati nkuzaniye umwana ndamubaza se mukuye hehe uyu mwana musakuye ku muhanda kandi ntabwo ari byiza ko umwana w'umukobwa aba ku muhanda nuko yahamuzanye nta kibazo twigeze tugirana kubera ko nta n'ubundi twabanaga ninjye twabanaga gusa nta kibazo nta nubwo ibyo nigeze mbitekereza ngo uyu mwana yaba arakuye ahandi mu myitwarire se wabonaga ari umwana witwara gute? byari byose kurererwa iwanyu mwese muri abakobwa wabonaga ari umwana witwara gute? cyane nabonaga nta kibazo nise ko twavugaga akatwumva twamucyamuraga nk'uko umubyeyi acyamura umwana nta bintu bitangaje nigeze mbona. Okay. Ntabwo biba byoroshye rero reka mbanze ngushimire we twanatangiranye iki kiganiro nizeye ko turaza kukijyana ku musozo turi kumwe n'umubyeyi nk'uko arimo kubituganiriza ngira ngo nawe urabyumva hari kuvuga ati nk'uko umubyeyi wanjye yatoraguye
umwana w'umukobwa ku muhanda, umwana akaza akarerwa mu rugo, ntabwo byakunze. Byageze igihe umwana turamubura, akaba ariyo mpamvu nicanga ndimo kurangisha umwana kugira ngo aho yaba ari hose abaye akiriho hari umuzi, nawe aramutse abonye iki kiganiro kuba yahamagara za nimero yatanze kugira ngo abashe guhura n'uyu muryango we babanye, n'uyu muryango we yakuranye nawo. Ngira ngo rero murimo kubyumva, niyo mpamvu turimo kuganira n'uyu mubyeyi. Si n'ibyo gusa, hasi aho ngaho kuri video urahabona nimero. Izo nimero ushobora kuzihamagara cyangwa ukazandikira kuri WhatsApp ubaye ufite amakuru kuri Gertrude, kugira ngo uyu mubyeyi nawe aho azajya aba ari hose, igihe cyose Gertrude aba yakiriho, aba yagihumeka umwuka w'abazima, abe yahura noneho na ya famiye ye. Nyura kuri izo nimero hasi ubandikire cyangwa ubahamagare. Nizo yatanze mu kiganiro, nizo yatanze mu kiganiro ni kimwe n'izo ngizo, urabandikira cyangwa ubahamagare, bityo rero abashe gutuza uwo mukobwa cyangwa se uwo mudamu abaye akiriho akaboneka bakavugana. Avuze ko byamushimisha cyane kandi nawe byatuma atuza. Hari ikindi waba wifuzaga kutubwira kuri Gertrude? Ikindi nifuza, sinzi nyine niba abaye akiriho yaba ari umugisha kuri njye, ariko abaye atena kinariho, ndumva abantu badapfira rimwe. Yaba ari umutware we, yaba ari uwo mukuru we, yaba ari umwana yasize, yangirira neza akazampamagara tukavugana. Abaye ariho yaba ari umugisha usumba iyindi. Ariko uwo mutware we aramutse abonye iki kiganiro azagerageza mpamagare tuvugane. Uwo mutware we yari abazi? Ntabwo ngiye waranze, ariko ndumva naragiyeyo turabonana. Uwo mukuru we noneho, kugira ngo uwo mukuru we wavukanye na Gertrude abaye ari urimo kubona iki kiganiro, abaye ari urimo kukireba, ni ubuhe buryo bwimbitse ashobora kwiyumvishamo ko ari Gertrude bavukanye, bakaba nawe wenda baranaburanye cyangwa nyuma barabonanye? Ni iki cyamwemeza ko ari wa wundi Gertrude bavukanye? Nta mazina ye yombi, uzamukunda Gertrude. Ariko nge ku ruhande rwacu twari twaramuhimbye Kabuyenge. Kabuyenge si ubwo bishaka kuvuga iki mama? Ntabwo sinzi abana babimwisaho babikuye. Nuko gusa ndishyizeho kugira ngo nawe nabyumva nyine yumve ko tukimwibuka kandi tukimukunda. Kandi byo ndababaye, ntabwo nishimye, mubonye byanezeza kurushaho, cyangwa nkabona uwo yasize. Byanezeza. Ubuse nta kindi kintu cyaba cyarakubabaje cyane mu buzima? Kuko ndumva ibintu ni ishyaka, bantu mudukurikiye, ibi bintu ni ishyaka. Nawe aho uri hose ugira umutima wo gukunda, umutima wo gutekereza, yaba ari umuvandimwe, yaba ari inshuti, yaba ari nde, muri cyagiye wa muntu muri bya bihe mwagiranye mutakiri kumwe, ubashe kumenya amakuru ye, ubashe kumenya se wa muntu aracyariho, wa muntu se yaburiye he, wa muntu asigaye atuye. Biba byiza cyane kuko buriya ngo umuntu aba arimo kubaka umuryango. Bigaragara ko ari Gertrude wakubabaje gusa? Yarambabaje, ariko hari n'undi mumama wa inshuti yanjye kandi nakundaga. Gusa harabanza ari muri Kigali, gusa nuko nabuze adresse ye. Bamwita mama Witonze Diane. Kagira undi mwana witwa Nicole. Kagira na Gilbert. Yari afite na Filipo na Erika, ngabo ba intambara yarabatwaye. Umutware witwaga Michel. Nawe rwose abonye iki kiganiro yampamagara, ni wa wundi Kantengwa atabita. Twavugana ndetse najya no kumureba, kandi naramukundaga mama wabo, umwana mwiza. Mu by'ukuri nawe buze adresse ze. Kera bari batuye ku Kicukiro, ariko nagiyeyo ndababura. Niba bakiri mu Rwanda, niba bari hehe ntabwo mbizi. Wasanga ari kwa kundi wenda abantu benshi baba badatuye, ugasanga wenda aho tuba turakodesha, ugasanga nanone umuntu arimutse,
ahagiye wenda nimero zawe telefone bahimwibye yaswapishije saa kizibuka cyangwa se nayo barayikwibye cyangwa se nimero nuko abantu tugenda tuburana niki isi meza ariko tuba tugomba kwihangana kuko buriya ngo umuremyi wa byose niwe uzi kuva twavuka paka aho tuzagereza ku iherezo ry'ubu buzima tuba tukiri hano kuri iyi si. Mama reka tugushimire ku makuru duhaye, ubwo nyuma y'iki kiganiro uraza kuduhereza ya mazina ya Gertruda natwe tugufashe gukomeza gushakisha ku mbuga nkoranyambaga ko hari imbuga nkoranyambaga y'abakoresha. Reka tugushimire cyane. Murakoze cyane seti. Reka ngushimire twatangiranye iki kiganiro tukaba tugeze ku musozo. Ongera ubibutse amazina yawe. Amazina yanjye nitwa Kantengwa Tabita. Okay. Reka ngushimire we twatangiranye ikiganiro tukaba tugiye ku musozo wacyo. Twe turi kumwe n'umubyeyi ushesha kanguhe afite agahinda ari kuvuga ati nabuze abantu nabuze umuntu. Nyamuneka waba rero hari aho waba warabonye uwo mukobwa cyangwa se uwo mudamu Gertruda ushobora guhamagara izo nimero ziri hasi aho ngaho ku kiganiro ndetse n'izo yavuze mu kiganiro, nangwa se ukamwandikira kuri WhatsApp none ukabasha kuba wamuha amakuru tugafatikanyiriza hamwe kugira ngo abashe kubona umuntu we yabuze. Reka tugushimire twatangiranye ikiganiro tukatuye ku musozo wacyo. Njye muri kumwe ni MC Seti nkuko bisanzwe. Nshimire team twabanye ku buhanga bw'ibyuma. Uyu ni Umutako TV, wowe utarakora subscribe ndagushishikariza gukora subscribe kugira tubashe kubana mu biganiro bikurikira. Imana ikomeze ibarinde ibamere imigisha itagabanyije. Dusubire mu biganiro by'ubutaha.